arayibutsa we wasiri tangaza ejo APR maze gutsinda ibitego biri ku busa urumva yari kwitrolinga Padana Mose yayitsinze arangije ahita azana rwa rutonde rw'amakipe 75 ku mugabane wa Afrika ngo nose ngo ikipe dutsinze ko tari 75 za mbere muri Afrika ngo ko piramide tugowe ko piramide ngo we yamaze kwidekara urumva yari kutrolinga yamaze kwidekara nk'umuvugizi wa piramide bonye na supermanager yokejereye ejo sinzi ibintu yavuze byarakaje abareyo ngo baregera ubuyobozi bwa peri ko yabatatse yavuze ngo n'abakobwa bareyo bazarwara ngo sinzi ibintu yavuze kwera ngo sinabyumvise ngo bambara n'ibiki nibyo bambara se cyangwa nagahinda sinzi ko bazarwara depression se okay super manager ibintu avuga agahinda ko gutsindwa na Yanga se super manager iyi art yo kuvuga mu mupira super manager ntabwo ayizi sorry kabisa kubivuga ntabwo biri ku rwego rwa super manager ntabwo bihuza n'umupira ahita ajya beyond nyine twaramutumiye hano sinjye wabonye asohotse ngo yabise mbere yabise umubu hano ngo umubu ni utamara iminsi 2 wa 3 wawe yabivugiye muri interview nyuma ngo niba yongeye akavuga ngo abakobwa bazarwara n'ubuheri ni biki ni ise ngo bazarwara ise ngo kubera iki ariko gutsindwa se sinzi ngira ngo nagahinda sinzi oya ntagaragara kare somarija twamwakiriye gutsindwa cyangwa kuzinga umunya cyane ntago ari kuzinga umunya yatangiye kubivuga ibyo by'umubu yabivuze kuri TV na Nerva ari kumwe na Nerva umva nyine icyo bivuze somarija twamwakiriye hano ngiye simbabeshe mvugisha ukuri twagiye ngiye ndi muri radio Rwanda nakiriye Jangwani kenshi Jangwani twaganiye kenshi waramwakire nawe wamuzamuye bwa mbere n'umuntu uzi kuvugira afana bapere bakaryoherwa ntaravuga ikintu ngo wumva ari ikintu nyine kirenze umupira wumva ari ikintu kidakwiye kuvuga mu mupira kiba kiri mu mupira super manager ni umuntu buriya nubwo wenda akunda kuvuga ko nyine ngo azi kuvuga cyane ntabwo ibintu byo kuvuga ari muri public ari ibintu bye super manager no kwicara kuri mikoro kare nge tumwakira hano yaramfrustratinze cyane ngo ni umuntu kumenya gutuza kuri mikoro akavuga ibyo agomba kuvuga ni ikibazo kuvugira kuri mikoro ni ikibazo kumenya icyo kuvuga n'icyo kutavuga ni ikibazo gikomeye super manager ntabwo ari umuntu wavuga mu mupira n'iki ko ari mukuru se mu myaka ntabwo ari biri ku rwego rwe urumva president w'abafana bareyo president w'abafana bareyo Muhawe n'Imana Claude yaregeye president ngo bazarwara umwera abakobwa bareyo bazarwara umwera ngo bazarwara umwera ngo amavuta ntajya bafata like kubera gutsindwa se ngo amavuta ntajya bafata urumva ro president w'abafana bareyo yaregeye president wa peri president wa peri yamusubije ngo umuvugizi wa peri yitwa Tony Kabanda umuvugizi w'abafana ba peri yitwa Jangwani uvuga ntago tumuzi cyane rwose niko agomba gusubiza uko baramuhakanye message nayo chairman wa peri imbere yavuze chairman wa peri yasubije Claude Muhawe n'Imana ngo umuvugizi wa peri yitwa Tony Kabanda umuvugizi w'abafana ba peri yitwa Jangwani uvuga ntago tumuzi bakaba bara ubwo zongera kuza mu iseri rya peri bakaba baramwemeye ko azana na muri oya ariko n'icyo gihe mwibuke ko chairman wa peri barayimubajije chairman wa peri na mbere y'ibi byose yavuze ko super manager atari umuvugizi wa peri yakugira icyo arenza umuvugizi w'abafana ba peri so ikiri kuba rero ntekereza ko mu kumuha inshingano zo kuvugira abafana ba peri ni ibintu byakozwe mu buryo butari official ushobora no gutekereza ko wenda byakozwe n'abateguraga event muri rusange mu gukurura abafana ariko muri office ya peri akaba ari umuntu nubwo bamuzi baramubona ibyo avuga arabibona ko ntibabinyomoza ariko ntibamufata nk'umuntu nyine ufite icyo ashinzwe kurya ibintu avuga aba responsable yabyo nicyo yashatse kuvuga ntabwo aperi aba responsable tuvuge ko iki kiraka wenda yagihawe na tike tubyite gutyo birashoboka hari umuntu ushobora gukora ariko agakora nyine agahabwa titire se kuvugira abafana aperi murabizi neza ko chairman wa peri hakanye ko yatari umuvugizi w'abafana ba peri yabihakanye mbere rwose na mbere yuko avuga ibyo byose ikiriho rero ni iki yaba ari aperi mukoresha mu buryo buziguye yaba ari tike yamukoresheje mu buryo gukurura abafana aperi icyo yirinze mu kwantisipa mu kumwihakana mbere nuko ibintu azavuga ntabwo aperi zaba responsable yabyo umufana usanzwe wa aperi wavuze itangaza yewe umuntu yarampamagaye
reka nkubwire icyabaye umuntu yarampamagaye arambwira ati ariko ati super manager yagize umuvugizi w'abafana ba APR ndamubwira gute se arambwira ati super manager ngewe amakuru ndayafite yagize umuvugizi w'abafana ba APR ndamubwira ntabwo ari byo arambwira ati nyamara ahantu byapangiwe nari mpari urumva ati yari kumwe n'umuntu si umuyobozi wa APR ariko ni umuntu wa hafi ya APR urumva ati kandi baganira uburyo agomba kuba umuvugizi w'abafana ba APR avuga okay birashoboka ko wenda Jangwana ashobora kuba atakiriwe cyangwa se wenda azavaho hakaba harimo hategurwa kuko super manager ni umuntu uzi kuvuga ibyo byashoboka none super manager akaba ari wabisabye sinzi yabisaba gute ubwo abo bari kumwe ni wenda nibo babimusabye urumva ariko niho byapangiwe aho hantu ariko nta muyobozi wa APR official wari uhari byari imbere yuko atangira kugaragara byari imbere mpamagara bukeye mpamagara Jangwana kuri telefone yanjye yaragihari se yaragihari yaratarafungwa ariko ni umunsi umwe mbere yo gufungwa nuvuga ngo bamuhamagara ku wa kabiri gahunda yo kumwinjiza muri APR ngo avuge byabaye habura umunsi umwe ngo Jangwana afungwe bisobanuye ko hari n'abari bafite amakuru ko icyo kintu cyabaye kuri Jangwana cyari kumubaho simbizi kuko njye nahamagaye bari gukorana ni coincidence birashoboka ntabwo ari coincidence ashobora kuvaho ibyo gufungwa bishobora kuza ukwabyo bari gukorana se oya simbizi ubyumve neza nuko batamushakaga uko batashakaga nde Jangwana nabyo birashoboka njye nari nzi ko super manager yaje kubera ko Jangwani afuza oya nanjye amakuru mfite nuko yaje mbere ariko mbere ho gato njyewe nahise nahamagaye Jangwani bukeye bwaho umuntu amaze kumpa ayo makuru urabizi ndamubaza Jangwani biti ni byiza none se uracyari umuvugizi w'abafana ba APR ati yego izi ni zandari zakarenze mutuze muzumve neza nta kibazo na kimwe gihari nta mufana mufitanye ikibazo nta kibazo ufitanye n'ubuyobozi bwa APR nta kibazo uracyari umuvugizi w'abafana ati nta kibazo na kimwe mfite ati na chairman twavuganye ati ndabikora nkuko nasanzwe mbikora abantu babyumve neza Jangwani ntago ari umukozi wavuga ngo ni umukozi utonda ku biro bya APR ngo ari kuri payroll ya APR oya ni umufana wa APR ufite izo nshingano APR yamuhaye zo kuvugira abafana urumva Jangwana arambwira ati nta kibazo na kimwe na chairman ejo twavuganye ati turimo turitegura iby'iminsi mikuru ni hano ubwo wampaye amakuru yanyobeje sinamugira muri izo detail z'ibyo bari bambwiye nashaka gusa kumenya niba nta kibazo akiri muri izo nshingano urumva rero nibwo hahise haza amakuru yo gufungwa urumva amaze gufungwa nibwo nabonye ngo super manager yabaye umuvugizi w'abafana nibuka icyo umuntu yambwiye ndabihuza ndavuga birashoboka ko wenda umuganije yari afite amakuru yuko Jangwana azaba adahari cyangwa se akaba ari coincidence wenda yarifuza ko ajyaho simbizi ariko Karenzi dusubire inyuma twibuke ibyo ndabyumva bakandi kanyorohera tubanza turebe abantu bashyizweho igihe cy'abapambe Jangwana icyo gihe agiriyeho Jangwana yagiyeho ni mu gihe cya pambe kiti manager ari hehe kiti manager aragiye kiti manager si yari Asumani hari yavuyemo amukuyeho yagiye mu ntare harya kiti manager yaragiye ninde muntu usigaye uretse Jangwana ariko nkavuga ko imyanya yose niba abantu bashaka mbere hejuru imyanya yose uretse Jangwana ariko tukavuga ko Jangwana yitwaye neza cyane mu mwana uri innocent ku buryo nashimwe n'abandi baje kazo muri transition ya pampe bavaho haza ubuyobozi buriho Jangwana ari mu bantu utari kugira aho uhera ugira icyo ushinja ko Jangwana yari umufana mbere na mbere umufana ntagira ikosa ko umufana nyine nta kazi yahawe nta payroll yari umufana avugira abafana kandi abikora neza nta muntu nizera ko APR yagize muri imyaka ya vuba ushobora kuvugira abafana mwari muzi ko hari abo bitashimishije Karinda Emile kuvaho
cyane amaheza ndani mutari muzi mwari mubizi ko hari aho bitashimishije wa mbere na mbere nese miro byaramushimishije nde imbere na mbere oya miriwe ntibimureba kuko yagiye usimbizi kuko ntibyamushimishije iyo haba hari aho bitashimishije niwe bari kugarura sinzi uko byagenze ariko ahari aho bitashimishije so bari bafite ububasha ubwo rero nashaka cyangwa se kubereka kureba uko Jangwani yaje influence Jangwani yaramaze ariko Jangwani yaramaze kugira igikundiro yari cy'abafana. umuntu kazu yari umuntu uvugira APR abafana nibyo ariko style ye itandukanye n'iya Jangwani Biratandukanye. yari umuntu umeze Cyane rwose. nk'umuofisier ahubwo njye nabonaga abana umuntu mukuru njye nabonaga abana korana ariko ibya Jangwani Njye nabonaga biratandukanye bitandukanye. nta nubwo Emile yabishobora Ntabwo nibyo abajeni nibyo abantu arajyana n'isaha igeze Jangwani wese ni impano, ni urwego yabikozeho ku ngoma y'abapampe igikundiro yahise agira mu bafana ba APR uburyo bayisaba gutya biragoye ko hari umuntu wari kuza ngo amushakeho impamvu amukuremo nk'uko hagiye bakuramo wenda abo bandi twari tuvuze ahari byari gutegereza wenda indi opportunité igaragara yatuma avamo ariko kubyuka mu gitondo ngo Jangwani ntakiri umuvugizi w'abafana ba APR abo bafana wasigarana Jangwani n'igikundiro Jangwani uva uko byagenze Jangwani yari i Nyamirambo yegeranyije abafana ba APR bamufata akavideo arimo abasesengurira APR icyo gihe yari yatangiye gukoresha abanyamahanga asobanura uyu mudefanseri wagiye ninde Benjeme avuga kuri Shaibub afite ukuntu nyine yabavugaga ku buryo wumva biryoshye umuntu amufata akavideo arakanyoherereza Regis muri umuntu agaciye niwe wamaye ku kavideo ndebye uburyo umuhungu avuga ndavuga ntibishoboka nta mufana dufite uvuga kuri uru rwego ndamubwira mpa nimero z'uyu muntu mfata nimero za Jangwani mutumira kuri radiyo namutumiye bwa mbere aza uwari chairman wa APR aramwumva icyo gihe yari ishari aramwumva ikiganiro kirangiye Richard yaramamagaye arambwira ati Karenzi ushobora kumpa nimero z'uwo mwana nakunze cyane uburyo Chairman Richard ati nakunze mwari kuri Fine FM nakunze cyane uburyo avuga yadufasha kuvugira nategereje ko ari umuntu wawe cyane ari umupeti wawe urimo gusunika muri APR nyine ko nabitekerezaga icyo gihe uburyo wamutumiye bigahita byikora nyuma y'igihe kitagazwa numvaga ari umupeti wawe urimo gusunika urimo gushakira Karenzi ibeshya gake ni ukuri ntabwo nkubeshye njye nuko wayifataga uzabaze Regis gacinya na bagenzi be bampaye iyo video icyo gihe byatangiye kuvuga ngo kuko Emile Karinda yari umuntu wanjye mutumira muri Radio Rwanda urumva bitangira kuvuga ngo Emile Karinda ngo bamubirindiye ngo Karenzi yazanye umupeti ngo uzi kuvuga ngo ntabwo jewe nabonye video ndabikunda gusa mutumira nk'undi mufana wese waza gusesengura nta n'umuntu wari wabimbwiye ntaki ni gacinya wamaye iyo video ndayikunda ndavuga uyu mwana arasobanura ibintu neza ndamutumira naho Richard yamukuye abamugize umuvugizi w'abafana ntiyahembwaga bivuga ngo Richard ntiyaranyuzwe n'uburyo Karinda bikora birashoboka byatumye rero umwana akundwa n'abafana nuko byagenze nibaza ko na Fandedeo yari kuza ngo amukure oya nibyo navugaga igikundiro yamaze igikundiro yubatse mu bafana nta muntu n'umwe washobora kuza ngo avuge ngo Jangwani mukuyeho ngo nzanye undi muvugizi w'abafana cyangwa ngaruye Emile Karinda yari guteza ikibazo muri fan base ya APR kuko Jangwani yaremeje reka byo gutwara iminota ya Rayon Sport gushaka indi mpamvu twavugaga kuri manager by the way ubwo rero icyo navuga uburyo atari compatible n'umupira birashoboka ariko ba Claude nabo babyoroshye kuvuga iyo umuntu avuga ashobora ururimi rushobora kunyerera oya ntabwo natwe tumubwira oya uko runyerera urashaka kuvuga ko wasiri ururimi rutaranyerera nkwibutse rwaranyereye ariko nibura ari compatible n'umupira iyo runyerera ubona ko ari kunyerera ejo akabigarura akabigoronzora ukabona ko adaca igikuba ariko super manager muri campaign igihe cyose yabumbuye umuntu watunzwe mikoro akavuga ko manager dore ikibazo ngenda mu kinini afite super manager ntushobora kumubaza ariko kumva doko ntajya yumva uri kumubaza naho muri studio yicaye muri yo ntebe abameze gutya none wamubaza wumvise ikintu runaka avuze iyo yumva uri kumubaza kuvuga avuga ibimujemo urabyumva yari yicaye kuri iyo ntebe yanayizo manavuga tumukureho mikoro
kuko ntashobora kukumva uri kuvuga nigeze unavuga uti yavuye hano arambiwe numvaga namusohora nuvuga ngo ntashobora kukureba mu maso bintu birimo kuvuga ari mu bintu bimurimo agendere muri uwo mujyo aganire n'umuntu ujya muri telefone agasubizanya abantu kuri WhatsApp wamukangura uti spam manager akongera agasubiramo ibyo yari asubije agahita akubita ibintu byose bice ku rurimi ntabwo ari compatible no kuvuga mu mupira aha ari kugira ibyo awukoramo by'abakinnyi n'ibindi arabishoboye hari ibyo yagiye akora ariko ibyo kuvuga byo gutangaza ibi ngibi abimazemo amezi abiri mwakumva icyabi Nyarugenge yaratangiye ati nese Jangwani na kare Jangwani igihe amaranye na Wasiri ninde wari wajya kurega Wasiri muri APR ninde wari waza kurega Jangwani muri Reyo igihe bamaranye hari akantu Wasiri yajyaga tripota ariko akantu ugeze kuvugira kuri stade i Nyamirambo nikashimisha abantu hari abantu bamwegere kandi uwo muri baravuga bati hari ahantu wayobye ari nako yavuze yagiye Nyagatare ariko icyo gihe rwango ntabwo yavuga kuri mikoro oya igihe avuga ngo inka zagiye kureba izindi ako kantu n'Inyamirambo arakandi yigeze kuvugana ko nako kataryoshye ariko abantu ba mbere bamwegereye nibwo ubuyobozi bwa Rayon bwari bukiza baramubwiye ngo gabanya genda gake iyi ni ikipe n'indi marigere yo guhangana APR ni ikipe y'icyubahiro y'ibintu hatekerejeho neza kandi upeze amariske ariko ntabwo yigeze asiba kuvuga niba Wasira amaze igihe kingana gutya avuga nta skandal iremereye iraba bisobanuye ko iyo ya tripos ejo afite ukuntu abigarura ariko super manager amaze amezi abiri akubwiza uko ari kuri ikindi kintu baza ubundi ubundi super manager birimo neza yamenyera show ibi bintu turimo ni ubuzima bwa buri munsi cyo gutangaza nabwo birimo super manager birimo arakintu kimwe avuga cyerekeye teme ikintu kigezweho kare Wasira ari gutangaza iki arimo arotsa APR agende kuri pyramide nibyo APR zakena pyramide uzumve super manager ibintu byose asubiza yabajijwe ntaho bihuriye n'ikigamijwe ntaho bihuriye n'ikigezweho ngo ni ukuvuga ibintu nyine yaratangiye ati imyenda ya Rayon Sport imeze nk'ibihepfu ngo ni ibihepfu kipe yasohoye jezi nshya ni ibihepfu ngo ekipe ngo ubuzima bwawe ngo meze nk'ubw'umubu ngo ipfa mu nyuma y'iminsi 3 reka n'ibintu abakobwa amavuta ntazajya abafata bari gupromotinga APR bizabona abafana ese nta bintu byiza bavuga ntabwo ushobora gufata abakinnyi batatu ba APR beza kabagereranya na ba Bing Bell ese ibintu Watara ari gukora ibintu akora ntabwo abigenderaho nta mukinnyi super avugaho rwose ntabwo ntanuwazi avuga ku niyo mpamvu uza avuga out of football ari mu bintu arimo niyo mpamvu yavugaga Watara akakubwira ibyo ari mu gushwanyaguze kandi ko kakubaha uburyo ngo igitego cye wagifatisha credit muri banki nuko ari gutangaza muri cyo rero inavuga Karenzi ntabwo ari gutangaza na mainsulte ni ibitutsi ofete bivuze kategori koma ni ibitutsi kuko niba APR utayizi imbere na mbere utabanje no kubaza ngo nibiki bigezweho mizamukireho uyitera icyotezo uyishasharize ku bintu ikora kuko irabifite APR ifite ibikombe 6 byikurikiranye APR ifite ibikombe 23 mu myaka 30 APR ifite ibintu byose tabanze ibyo bintu nyine bya APR bura Wasiri n'uvunika Wasira avugira ikipe itsindwa ikennye idatwara ibikombe biramuvuna ariko super manager nto byakamuvunnye Jangwani birijyana biroro ariko niba igihe cyose ubonye politiki yo kujya kuri mikoro ari bitutse ari amainsulte come on ntabwo hamara migi kabishwe na APR itarimo kuba proud yuko ari kwivugira yaramwihakanye niba ari uko yamwihakanye cyane chairman yavuze ati uwo muntu ntago tumuzi aha twari muri Rayon Day umunsi w'igikundiro berekanye abakinnyi mu buryo bwabo ariko ikintu cyitwa protocole cyari hasi pe protocole aho Pascal bamupresente bakamuha jezi y'abazamu Pascal winjiye muri bano bakinnyi Pascal Betisco ntabyera ngo de ntago byabura oya mu kibuga ka protocole ntabwo kari kameze neza ngo na sound mu guhamagara abakinnyi sound yari yagoranye cyane ibintu byo kwerekana abakinnyi bavuga ngo tubisimbuke yari biteguye nabi wagira ngo ni ibintu biteguriye aho ngaho uzi ko Yves bamwerekanye muri screen agasubirayo babuze jezi ibyareyo byari bibi cyane wibuka wandika Yves baramwerekanye muri screen ba Wasiri n'abafatinyo bamamagara babura jezi nimero 11 basubirayo bamugaruye agenda iminota mike dusigaranye nifuza ko tuvugira ibintu byabo byiza nifuza ko tuvugira mu gitego cya ikijyanye no kwerekana abakinnyi uwo muhango wari mubi nifuza ko tuvugira ibisigaye mu gitego cya Paco Mezuzu niba agifite agiterekeho magnifique niba atagifite ashyiraho screenshot ya post ya Mbere n'icya kabiri igitego cya mbere cya Boye n'ibitego bidahari bashyiraho iyo screenshot n'abihari babishyiremo tubivugiremo kuko highlights n'ibitego byapimye ubushobozi bwa Rayon Sport ntabwo twawugarukaho pe
Rayon Sport yararushijwe kategorikoma cyangwa se biragoye kubona ikintu kiri positive kuva ku ubona iminota 10 se yashoboka iminota se bigenze bite kwirangiye none se Kwa mbere niko bigenda iraba iminota 300 se kwa mbere niko bigenda ubwo ejo tuzajya mu kibuga areka tubanze tubereke highlights hari ibintu byinshi urumva nk'ibyo bya super management oya abishiramo ntacyo nibura twonye twibutse ibyo bitego irani screenshot ya Max Zengeli mkongomani ya post ya Max Nzengeli amagambo yavuze na amagambo mu byukuri nshengura magufwa na amagambo ari fracassa agera ku musokoro uyu mwana w'umuhungu oya byonyine reba ifoto yafashe reba ifoto ubwayo ukuntu imeze yafashe ifoto niyo ivuga kurusha amagambo uzi ko ifoto ari ntaho bidahagije mvuga ukuntu yavuze Sefu yari yakubwije